zari imbwa zanjye 3 cyo nari nshonje kandi nta hantu nari nziho kujya kurya. Nuko bigenda gute? Ndayifata ndayica ndayibaga ndateka ndarya. Najyaga ngura inyama ariko sinarinzi ko nkabura uyirebe uko isakuriye ukayigura wamenya ko ari nk'akantu nk'iyene y'agasozi zazindi biteje ukayigura ntago wamenya karimbwa. Urumva ko twazire tutabizi rero ariko ntago nzongera wapi zagiye wibagiye. Ni mu karere ka Gatsibo bikomeje kuba inkuru ivuga ko umwana w'imyaka 19 yafashwe ari kubaga imbwa ndetse yaramaze kwiryaho kuguru konyine. Nari akaguru konyine. Ko kuri izi ngizi havuye hakaguru konyine. None se usanzwe uzirya? N'ubwa mbere. Se iwanyu hari umuntu waba waraziriye cyangwa se hari warabonye waziriyeho? Nuko narinzi ko bazirya. Hari bagenzi bawe waruzi ko basanzwe bazirya? Nabyumvaga ngo barazirya. Ntabwo nzongera gutuma hari umwana wo mu rugo wagenda ngo ararya inyama izabonye zose. Kubera iki? Kubera ibyo mbonye navuka mfite imyaka 54. Nibwo bwa mbere mbonye abantu barya imbwa. N'ubwa mbere mbonye abarya imbwa. Abaturage bo muri uyu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo bakaba basaba leta ko yajya igenzura ahantu hose bacururiza inyama kugira ngo batajya bagura inyama z'imbwa kandi bakeka ko ari ihene. Birasaba ko bajya batugenzurira uko bukeye nuko bwije kandi bakazipima buri munsi. Use we urareba birabintu uyireba kutagura wapi pe twaraziri ahubwo ntago twabimenye ariko murazinutse uragira ukuri. Oya sinzongera nukuri ikintu ntibagiye nta nubwo nzongera kukigura. Ubu se bayishyize muri buca ntabwo babona ko ari inyama isa neza. Sawa rero uyu mwana w'umusore basanze ari kurya imbwa akaba yasobanuriye abanyamakuru ababwira ko inzara yari mwishe ndetse atarafite ahantu ajya kurya. Ariyo mpamvu mu mbwa ze 3 yafashe imwe akayica akayibaga akayitogosa ukuguru akakurya izindi akazibaga akaba bwamusanze ari kuzipakinga cyangwa ari kuzipfunyika mu gifuka nk'uko ukibona. Ariko bikaba bivuga ko afite bagenzi be bazisangiraga izo mbwa ndetse nabo bakaba bari gushakishwa n'inzego z'umutekano mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo. Uyu mwana w'umuhungu w'imyaka 19 basanze ari kurya imbwa inkeragutabara zikaba zakomeje kumushorera ndetse zikamugeza ku murenge. Bikaba bivuga ko yafunzwe agipererezwaho nabo yafatanyije gubaye barabaze imbwa mu buryo butemewe n'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Ni Kabasi TV show, kora subscribe. Mbwa azigurisha hari bamwe mu baturage bavugaga ko ngo yaragiye kuzigurisha cyane ko ngo hari n'undi bari bafatanyije ariko we ngo wahise yiruka. Akaba ariyo mpamvu inzego z'irondo zo muri uyu murenge zahise zimukomezanya zimushyikiriza ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kabarore.